Ese wari uzi ko telefone yawe wayikoresha nka mashini ukayihindura gutya cyangwa ugahita uyikoresha mu buryo bwa computer ukayikoresha gutya? So guys, ntabirenze, icyo ngusaba ni ugukora subscribe ukamara like kuri iyi video, ubundi tukajya tubana mu biganiro bikurikiyeho. Guys, icyo ngusaba ni ukuba ufite mega byibuze nkeya ku buryo wa downloadinga niyo yaba ari application imwe gusa. Wagiye uraza muri Play Store cyangwa nimba ukoresha App Store, uze winjiremo. Numara kwinjiramo urasacinga aya magambo ngiye kukubwira. Ugiye gusacinga Hyperdroid, byandike gutya, ngiye kubyandika Hyperdroid. Nurangiza uhite ushyiraho launcher, Hyperdroid launcher. Dore ngibi ubisacinge gutya, nurangiza uzute wemeza usacinge. Ukigera hano uhita ugera kuri tableau imeze gutya. We nta kindi urakora, uraza urebe application imeze gutya, niyo uraza ugakandaho kuri iyi application. Urabona njye narayopeninze na open kuko nayestaye. Numara kuyestara wowe urahita usubira inyuma uze hano muri application zawe. Mbere yuko uyifungura urabanza uze muri setting za telefoni yawe, winjiremo, uze hano basacinga, wandikemo ngo default, byandikemo nka gutya, ubundi usacinge. Uhita uza hano handitse default home app, aha gatatu uri kuhabona, uze uhakandeho ahangaha. None ugikandaho urahita ujya ahantu hari za launcher zawe zose wamaze kudownloadinga. Urabona ngiye maze kudownloadinga launcher zigera muri 5. Uraza uhitemo ya launcher umaze kudownloadinga uyikandeho, ubundi wisubire inyuma nk'ibisanzwe. Urabona telefoni yacu yabaye nka mashini. Ukimara kubikora kuriya, telefoni yawe irahita iba nka mashini. Nusoza ngiye kukwereka akantu ku kandi uburyo wayikoreshamo imeze nka mashini. Urahita uza hano, urahita uza, tugiye guhera ku kantu ka mbere ariko ngaka. Uraza ugakandeho wemeze. Urabona hari ibyumba byinshi uba ufite muri telefoni yawe. Video wa downloadinze ziza hano kuri download, muzika, picture na video zose biba biriho. Turaza hano ku ka kabiri, ahangaha niho usanga application zawe zose ufite muri telefone. Uraza ukandeho, utegerezeho gatoya, dore application zose uba ufitemo ziraza zikiyizira ahangaha. Urabona ujemo hano byose n'ubundi nta kiba cyahindutse, usibye ko iba iri gukora mu buryo bwa mashini. Tugiye kureba aka ka gatatu, nako ntabirenze, kaba kariho ibyumba byawe biri muri telefoni yawe. Noneho so guys, tugiye kureba aka gatiriki ka kane, ari nako ka nyuma kakaba n'ingenzi. Uraza hano kuri setting ya telefoni yawe ukandeho, uhita uhingukira ahantu hameze gutya. Urabona uje hano handitse default launcher, uraza n'ubundi
iyo ushaka gusubizamo nk'ibisanzwe aho yari iri uza hano hanyuma cyangwa ugahitamo izindi ronca waba ufite muri telefone yawe, cyangwa ukaza hano handitse display, abona ni aha ngaha ugakandaho kuri display, ukaza hano hanyuma ushobora kuyikoresha itambitse imeze nka mashini, urabona nta birenze, ukayikoresha imeze nka mashini, urabona neza iteye nka computer, iteye nka computer, urabibona nawe wabyiboneye nka computer, dore na search aho warebera filime cyangwa se icyo ufitemo byose bigiye birimo. So guys, kwa subscribe ufungure inzogera tuzabane no muri pariti ya kabiri y'uburyo wahindura telefone yawe nka mashini.